Mbahaye ikaze abakunzi ba East African Daily aho muherereye hose. Jean Paul turashimye muri Kigali ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itatu. Ndizera rero ko mumeze neza aho muherereye hose. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Iyo mba ntarababwiye yuko abahanuzi bagiye bariho bashobora gufungwa ndetse batangiye kubatera ubwoba yuko bashobora kujya kubarega icyaha cyo gukanga abaturage no kubatera ubwoba, iyo mba ntarabivuze mu biganiro bya mbere mwari kwibaza ko ibi ari propaganda. Ntabwo ari mwese, ariko ndavuga bariya abanyakigali na ba bandi batizera ibyo tuvugira ahangaha, bari kwibaza ko yenda ari ugushaka gusebya, nk'uko bamwe banyandikira bati ni ugusebya leta, ni ugusebya igihugu. Ntabwo ari ugusebya igihugu, ni ukuvuga ibiriho. Uyu munsi nabateguriye amawodiyo, nayo mpamvu nabateguriye amawodiyo kugira ngo muze kuyiyumvira. Ni amawodiyo aho muri bwumve uburyo RIB itangiye kubwira abahanuzi guhanura intsinzi. Reka ndayigarukaho mu kanya, mbanze mbabwire n'ibindi ndibuze gucamo mu kanya. Hari inkuru cyangwa se hari audio dusa naho tutatinzeho na busa. Iyi audio nivuga uburyo Kagame yabwiye abasenateri n'abadepite n'abandi bayobozi ba minisitiri bari batumiwe, abakuru b'ingabo n'abandi, bakababwira bati, arababwira ati jyewe rero mw'abantu mwejya numva muvuga ngo murashaka impinduka, ariko mwebwe muzishaka uko abari mu kigero cyanjye, abari mu myaka nk'iya 50, muzamera ubuvivi mutarazibona. Muzamera, mushobora kuba mukoresha ikinyarwanda kitari cyo, muzamera imvi, muzahetama imigongo, iyo changement ntayo mubonye, muzapfa ntayo mubonye. Ibyo mwumva ngo mushaka ngo impinduka, ngo murashaka ngo regime change, ndagira ngo mbabwire ngo icyo muzabona nuko njye namwe tujyana mu kuzimu. Ikibazo ntabwo ari Kagame wabivuze. Banyarwanda, banyarwandakazi, ikibazo ntabwo ari Kagame wabivuze. Kagame yavuze the worst, yavuze byinshi bibi cyane byagombye gutuma umuntu wese ufite mu mutwe hakora agira concerns, agira impungenge, tubivuge mu kinyarwanda, agira impungenge akavuga ati ibi bintu biracyanahiye, aya magambo avuga ko tubona atarakwiriye. Yenda n'ababivuga mu kinyabupfura bakavuga ati ko tubona bidakwiriye ko umukuru w'igihugu yavuga amagambo nk'aya, kuko ibi bintu ko akomeje kudusebya. Ayo magambo yaravuzwe menshi cyane, ayavuga imbere ya televiziyo, ayavuga imbere y'inteko, ayavuga yagiye gusura abaturage muri za bya bindi aba yagiye kuvuga imihigo cyangwa se kubabwira ibyo azabakora cyangwa ibyo atazabakorera. Ibyo bintu mwagiye mu byumba, nzabarasa ku manywa y'ihangu. Barimo nzabakwereka hariya aba yafunze akavuga ati bari hehe, bati bagiye kota umuriro, barimo barota umuriro muri gereza, uko ari kwa describing. Kavuga ati I will hit you, ntuzamenye ikigukubise. Abwira abakuru b'ibihugu bindi bihugu, akavuga ibyo yavuze ejo bundi mu nteko avuga kuri Tshisekedi. None uyu munsi mu badepite yicaye imbere yabo arababwira ati rero mwabagabo, namwe bagore muri ahangaha n'abandi banyumva n'abazanyumva, numva hari ibintu banuganuga ngo byashanjemo, byacengeze, turashaka impinduka. Ndagira ngo mbasezeranire ikintu kimwe, kuko abantu benshi numvise batarabitinzeho, ntabwo mbyumva, no mu Rwanda ntabwo babitinzeho, cyo kujya kumbeshya ngo ni ukubera ko ngo turi imbohe abanyarwanda ngo ntidushobora kuvuga. Ibi bintu biteye ubwoba, ntabwo byanditswe no mu itangazamakuru, ntabwo byanditswe, twabiranye, kuko nabo uri kuvuga ngo bamenye ubusobanuro bwabyo, kandi Kagame ibyo ngibyo nibyo ashaka, niyo game arimo gukina.
arababwira ati uko muri aha ngaha abafite imyaka nk'iyanjye n'iri munsi yanjye kandi ni bariya nyine bicaye imbere ye, ndagira ngo mbabwire ngo ibyo mwifuza, kandi nawe arabizi ko babyifuza, by the way yarabivuze ati if that is what you are hoping for, niba ari cyo kintu icyizere mwari mufite, mbakurira inzira zo ku murimo, ntaho njya, tuzamanukana ikuzimu. Ntabwo yavuze ku ijambo kuzimu, ariko yavuze ati turajya down together, turapfana, turarangirana hamwe. Iyo mpinduka mwifuza nimuzapfa muyibonye. Habaye icyakurikiye icyo batakoze ni ukuvuza akaruru, ntibavugije akaruru. Erega murabyiyumvira ahangaha, ntabwo jyewe ari jyewe ubivuze. Ibi bintu byakomeje kunjyana, ndavuga ariko ibi ntabwo twabivuze nk'uko bikwiriye, ntabwo twabitinze, natwe tuzagwa mu mutego nk'umwe wa Kigali. Ndagira ngo mbaze abo bantu barahijwe uyu munsi, barahijwe uwo munsi, mbaze abashyitsi bahaje, mbaze abo badepite, mbaze abo basenateri, koko nta n'igihe cyiza cyo kubivuga kingana nako gikwiriye kurenza ubu. Kumva ushobora kuvuga ibi wicaranye na Evode Uwizeyimana, avuga ati aka ni ka gatsiko nababwiye, noneho kadusohoreyeho, ubuhanuzi budusohoreyeho. Ati ndabarahiye, niba aricyo cyizere mwari mufite, fini mushyire amerwe yanyu mu isaho. Nongere mbabwire, ntabwo jyewe nababajwe cyangwa natangajwe n'ibyo Kagame ubwe yavuze. Ibyo yavuze ntabwo Kagame antangaza, nubwo buri gihe hari igihe azana ibintu kumva ko ari ibintu bishyashya. Kagame aguma atungurana, ariko ntabwo byanunguranye, ntabwo byantangaje. Yesu yaratunguranye ariko ntabwo bitangaje, kuko turamuzi. Arongeye kandi iyo atunguranye uravuga uti arongeye nanone, ariko ntabwo uvuga uti yabivuze se, no, kuko turabizi ko ari byo akora. Njyewe ndiho ndavuga bariya abantu bicaye imbere ye, ba Nyirakigage narabonaga rwose basharamye, narababonaga barahijwe, narabonaga abandi bose basirikare bari aho rwose, bari aho ngaho, bari bariho banezerewe cyane. Ati tuzajyana, ndabarahiye, turi kumwe, naenda chini, turajyana hamwe. Ibyo mwizere ati icyizere cyanyu, no, it's not happening. Nta cyizere, n'icyizere cyo kubaho nta gihari. Ndakibabwira, bibabwiye, mbabarira umubwire mwa bantu mwe turimo dukurikirana ikiganiro hamwe. Ibyo bintu bikomera amashyi gute? Ibyo bintu ubikomera amashyi gute? Why bakomye amashyi? Of course igihe ndayizi, of course bamwe muri mwebwe murabizi impamvu bakomye amashyi. Baravuze ati they are taking notes. Hari abantu barimo kwandika, they are taking notes. Iki kiganiro, iyi jambo zarisubiraho mu cyongereza, turishyire hariya, ryandikwe somewhere, ryandikwe ahantu, ahasigaye abandi nabo baziyumvira. Hari abantu bavuga ngo n'ubusazi n'iki, ngo ni inzoga. Izi ntabwo ari inzoga, ahubwo niba wenda wavuga uti ni imiti se yanyoye ya kumanywa, ayinywa nimugoroba, yayivanze, yayibagiwe se kuyinywa, insinga zakoranyeho, ariko ntabwo ari byo. Kagame nanjye ne kwigira nkaho tutamuzi, ntaza kwivuguruza ku byo navuze ati ntabwo yantangaje nubwo yatunguranye kuko bisanzwe. Nguwo Kagame nyawe, ubundi n'uyu nguyu. Iri jambo rero muraza kuryiyumvira nonaha, ndetse reka ndibashyireho kugira ngo
yenda kiriya cy'abahanuzi nyigarukeho mu kanya, ariko mumaze kumva iri jambo rye rya Kagame ntibibutse. Ariko noneho ese ubundi mbere y'uko ndivuga ntabwo nababwiye ko hari, muribuka ko hari abakongomani banditse bavuga bati ingabo za EAC bazihaye iminsi 12 kugira ngo zibe zamaze kuva muri, zigende niba zidashoboye gukora offensive. Nabashyireho audio ya Patrick Muyaya ababwira ati no, nta kibazo dufitanye na EAC, nta kibazo dufite na East African Regional Forces, ibintu biri biragenda nk'uko byagenze. Noneho igikuru kurusha ibindi ni uko bemeranyije nanjye. Ntabwo ari igikuru kurusha ikindi, genda ne kwirata ne kwishyira hejuru. Icyo mbivugaho ni uko nashaka kubabwira ko izo analyse nakoze ahangaha kuri East African Daily nizo bavuze, kandi ntabwo nari mbizi, ariko kubera ko circumstance birakwereka. Avuga ati Kongo turimo turitegura, turimo turashyira ibintu ku murongo, ibintu byose biriho biragenda nk'uko biteganyijwe, offensive ziri mu nzira, nta kintu dufitanye na East Africa Regional Forces, nta beef dufitanye, ni mu minsi iri imbere. Reka nsubire inyuma gatoya rero kuri aya maudio yanjye nabateguriye kugira ngo uko mvuga namwe tujyane. Erega urabona nka biriya byo Kagame yavuze ejo bundi bimaze kujya mu mateka, abantu bamwe barabyibagiwe, baratekereza ko bimaze igihe, dutegereje ibindi azavuga, ariko ntabwo bikwiriye. Mureke mwumve iyi mpere ndetse kuri iyi ko nayitinzeho cyane, introduction y'iyi audio ya Kagame. Ni gato cyane kagufi, mwongere mukiyibutse. And that's why people are trying to find alternatives for them. Who are you to choose how people live and behave and so on? Well, you can't teach me how to behave. I don't like your behavior yourself. So where do you stand to tell me how I should behave? Who are you? Who? From where? Telling me what? So let me tell you, maybe we should wind up this. Those who think they just turn this, we have had enough in our history that we don't need any more of nonsense. But what I promise is those who are my age, or even those who are younger, who are 50, and behind these things trying to, you will grow old and leave this earth with me without seeing that change you are hoping for. Abindi navuga byinshi twajya tunabiganira, ariko iyo audio nashatse kwitandukanya na disikuru yindi yose. Nyiraha rero, bushize narababwiye yuko Kongo irimo kwisuganya. Abakongomani babajije ikibazo kijyanye na EAC, ibyo babona, impamvu offensive zitangira, iyi mafoto babona bari kumwe na M23. Abanyamakuru babwira bati, nako minisitiri barabwira bati nta kibazo dufitanye na gahunda za East African Regional Forces. Abwira ati perezida yararaha yahuye nabo, General Chiwewe yagiye kuri terrain, briefing zimeze neza, buri kintu cyose kimeze neza, kandi ibintu byose biragenda nk'uko byari bikwiye. Ubu rero
ndagira ngo iyo audio muyiyumvire, atari jyewe yenda uyibasorera mu rurimi rw'igifaransa, ariko nta bindi birimo uretse kubabwira gusa ngo abumva igifaransa ntimukeneye gusobanurira, abatacyumva ibikubiyemo ni ibyo. ubwira ati ibintu byose biragenda nk'uko byateguwe, twarimo dushyira ibintu ku murongo, tubanza kwisuganya, kandi byose bimeze neza. Reka rero mumwiyumvire. Kandi koko narebye n'izo ngendo, ari ingendo z'umukuru w'igisirikari, ari ziriya nama zose, imyiteguro urabona koko hari imyiteguro. Kigali kandi niko bimeze, nubwo ingaruka zabyo atari ibintu yenda umuntu yakwifuza, ariko urabona ko ari ibyo mu cyongereza bavuga ko biri bound to happen, bigomba kubaho, ni ibintu ubundi mbese nta bigomba kubaho nta kundi. Reka mwumve Patrick Muyaya, minisitiri wa communication, avuga ku mubano wabo na East African Regional Forces ndetse na gahunda ya offensive. Pour vous dire par exemple que sur ce qui se passe à l'Est, nous avons le mini-sommet de Luanda qui était assorti d'un calendrier. Vous avez vu que, je pense la semaine dernière, nous avions eu une longue réunion autour du président de la République avec la MONUSCO et la force régionale. Aujourd'hui, il existe un calendrier qui a été préparé par les différents chefs d'état-major général, et le retrait des Kibumba constituait une étape. Et donc, au moment où je vous parle, les chefs d'état-major général de forces armées de la République démocratique du Congo et à l'est de la RDC, à la fois pour s'assurer que ces plans de retrait respectés, à la fois pour s'assurer que nos forces armées prennent des dispositions, parce qu'il y avait une contrainte qui avait été donnée dans le plan, c'est que si les M23 ne se retiraient pas, il y aurait une offensive. Je pense qu'il ne faut pas se tromper, cette offensive est en préparation. Et que de toute évidence, il faut vider les subterfuges qui existent de tout genre. Et il faut savoir aussi que ces processus, c'est un processus qui est difficile, parce que lorsque vous avez des parties prenantes, nous avons parlé d'un pays tout à l'heure, qui cherche toujours à compliquer les choses, mais soyez-en sûrs que le moment venu, nous reviendrons avec le porte-parole de l'armée pour que nous puissions être en mesure de vous édifier sur la situation, parce que contrairement à ce que vous pouvez penser, nous documentons au quotidien ce qui se passe à l'Est. Ce que nous avons fait dans les livres blancs, ce n'est qu'un début, parce qu'il n'y a aucun crime qui ne sera pas recensé. Vous avez vu récemment qu'on en a tué encore 24, qu'il y a des enlèvements, il y a des jeunes qu'on enrôle dans l'armée. Toutes ces questions, c'est des questions que nous suivons de près. Et des moments venus dans le cadre du mini-sommet de Luanda, il y a un sommet des chefs d'État qui est prévu, je crois, dans les jours qui viennent. On pourra y revenir. Et d'ailleurs, si tout va bien, à son retour avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, nous ferons le point global du processus à ce stade, mais on va aussi parler de ce qu'il y a eu comme victoire diplomatique sur la mesure de l'embargo et tout ce qui s'en est suivi et tout ce qui s'est passé au mois de décembre. Donc, gardez vos questions pour cet exercice-là. Nous aurons l'occasion d'y aller en profondeur. Monsieur le ministre. Finally, nubwo ntabivuga, mbese ariyo video cyangwa se audio ariyo nza gusorezaho. Iyi video cyangwa se iyi yese y'amashusho mugiye kureba, ndagira ngo mwikorere analyse yanyu ubwanyu. Icya mbere, ubushize mwibuke, ntimupfe gukora analyse gusa, mwibuke ko iyo nababwiye nti RIB, guverinoma, inzego z'umutekano zitangiye gutera bwoba abahanuzi, babwira ko nibakomeza guhanura bafite icyaha bashobora kuregwa cyo gukanga cyangwa se guhahamura abaturage. Bamwe mu bahanuzi bahamagaye cyangwa se bakomeje gutera ubwoba harimo uwitwa Pastor Robert, n'akana, n'umwana ukiri mutoya utari mukuru rwose, ariko usanze wivugira ibintu, uramutse wemera ubuhanuzi wabyumva ukamenya ababuzi bazi kwevariwa bashobora kumenya niba bufite ishingiro cyangwa se niba budafite ishingiro. Ariko mu minsi yashize amakuru avuga ko Pastor Robert yakoze ubuhanuzi
ahanura ko hashobora kongera kuba umwuka mubi hagati y'Ubugande n'u Rwanda. Pastor Robert ntabwo ari we wakwemera ko ari Imana yabimubwiye, wakwemera ko ari ibyo yarose, ibyo ntabwo we akazi ke yavuze ibyo abona. Bishobora kuba ari ukuri, bishobora kuba atari ukuri. Bigutera ibibazo bihe byo kujya kubacecekesha. Ni iyihe mpamvu wumva ko ugomba guhaguruka ukajya kumucecekesha kubera ko yavuze ibintu yabonye mutari kumwe, mutaryamye hamwe, mutari mu cyumba kimwe? Niba ibyo bintu yabibonye ariko bikaba ari delusion, ari umuntu ari delusion, ari mbese akeneye kujya muri ibyo byo kuba mbese abona ibintu bitaboneka, ibyo bikureba he? Bikureba he? Niba Pastor Robert avuze ati nabonye ibintu ibi n'ibi, koko mwibuke intwarane za Bikira Mariya bazishushubikanya ngo zari zigiye gutanga umuburo kuri Kagame, bamubwiye ati cingo n'izamba sino ibyawe bizagenda nabi. Ntabwo babeshye. None uyu munsi Pastor Robert bamuhamagaye kuko yahanuye intambara muri Congo, ahanura relation mbi hagati y'Ubugande na Uganda. Bamubwiye ko agomba guhanura ibitandukanye. Murebe umwana ko yari yambaye ahanura, nabibashyiriyeho, ahanura yuko Imana yabweretse intambara mu karere cyangwa se ku Rwanda, n'umwuka mubi hagati ya Uganda n'u Rwanda, ndetse yuko na M23 ishobora kubahindukana cyangwa se ishobora ngo gukora ubushotoranyi ku Rwanda. Ibyo by the way, njyewe ubuhanuzi narabwemeye. Impamvu nabwemeye nuko n'umunange udahanura maze imyaka mbivuga. None se mutekereza ko icyo Pastor Robert yavugaga ko M23 izakora ubushotoranyi ku Rwanda ari iki? Tekereza ko we ibyo atavuze ari uko Kagame azitera akoresheje abo bantu bita ko ari M23, azitera kugira ngo abone pretexte, intandaro. Ni nayo mpamvu we yavuze ati M23 izakora ubushotoranyi ku Rwanda. Ubwo bushotoranyi ni ukugira ngo ikore provocation, noneho Kigali ihaguruke igenda ikurikiye abo bantu bayishotoye. Ariko we kubera ko nyine ari ubuhanuzi, we yabonye ubuhanuzi bumubwira ngo yakubuhanuzi bumubwira ngo ni M23 izakora ubushotoranyi ku Rwanda. Ntabwo yabonye FDLR, yabonye M23. Niyo mpamvu navuze nabuhaye agaciro cyane. None bamusabye kubunyomoza. Ibyo ariko ndabigarukaho mu kanya. Ibyo nababwiye ni iyo mba ntarabibabwiye mu minsi yashize. Abakunzi ba East African Daily ndabizi ko mwebwe muri bo abahamya wo guhamya ibyo ko nababwiye nti barimo bagiye gukanga abahanuzi. Uyu munsi reba umuhanuzi wahanuye bimwe ubushize ntiyarashira n'icyumweru, reba noneho ibyo aje guhanura. None se ukuri nikugaragaye, bana ntibashobora no kwisha, ntibafata konje. Reka mubanze mwumve ubuhanuzi bwa mbere, noneho tugaruke ku bwa kabiri. aya masaha kugeza aya masaha nabonye Imana imbwira ngo musenge cyane uko ya ntambara yavuzwe irasohoye. Nongera kubona nongera kubona ubushotoranyi bwa M23 bushotorana ku Rwanda, buza gushotora ku Rwanda. Nongera kubona ngo ibihugu byinshi bibyinjiyemo, ese nongera kubona n'umwuka mubi w'igihugu cy'Ubugande n'u Rwanda bongeye guhaguruka. Ubu rero ni bwa buhanuzi bwa mbere, ubwo yarimo avuga nyine ibyo yabonye bigaragaza n'ibyo bisa n'ibyo buri muntu wese ashobora kuvuga ati nanjye biriya arabihanura ku bwanjye nkurikije nk'uko ari mu karere, uretse ko we aba afite ubundi buryo yabibonye kandi ashobora kuba adakurikira nk'uko nkurikira.
ndavuga kuba simvuga ngo ndapfobya ubuhanuzi bwe, oya, ntabwo mbuha agaciro karenze ako bufite cyangwa munsi y'ubwo bufite, oya, ndashaka kuvuga ko ibyo yavuze buri muntu wese yasanga bijyana n'ibyo n'umwuka uhari uri mu karere. Noneho nyuma yaho umva ibyo bamutegetse, nako gihe bari kuri opinion yanjye, ariko ndagira ngo mwebwe mwibera abajiji, mwibera abacamanza, mwivariwe video ya mbere, mufate na video ya kabiri, noneho mumubwire ko atari bwa buhanuzi ahubwo bwanjye bwo nababwiye bwo kuba bariho babakanga batera ubwoba. Abahanuzi ntabwo umuhamagaro wabo ntawe utandukanye, ntabwo uhuriye nako n'uwa politiki. Sinzi ibyo iyi guverinoma, iyi leta ibamo. Abantu nibashaka bavuga ibintu, nibavuga ibinyoma nta muntu uzongera kubizera. Ibyo birabareba, ntabwo ari mwe bireba. Mureke abahanura bahanura, mureke abavuga ngo babonye ibintu babivuge. Ariko niba utinya ko abantu bari bwumva abantu bavuze ko babonye ibintu bitagaragara bagahahamuka bakirukanka, nuko nawe ubizi impamvu yuko hari impamvu yo gutuma abantu bagomba guhahamuka bakanirukanka. Ni mwebwe muha agaciro ubuhanuzi kuruta ba nyirabwo. Ni mwe mutuma abantu bizera ubuhanuzi nk'ubu bw'ibicika kuruta babutanze. Bituma n'abandi bavuga bati turebe ibyo yavuze mbere, turebe impamvu bamutegetse gusubiramo ibindi, kuvuga ibindi. Uyu mwana maze kubona nk'inshuro ubone nk'ubwa gatatu mbonye iyi video yo mbonye ubu ni iya gatatu. Hari iri yari yambaye neza cyane, hari iyindi ya mbere nayo nigeze kumubona ahari bona nawe yari yarimbye ameze ukuntu. Ariko noneho murebe iyi ngiyi, aha ntabwo nizera ko n'iriya shati ye ndabona nkaho bamutunguye bakamubwira ati haraka ngwino ujye guhanura, uhanure ribu ibyo ikubwira. Ayo mwana igihe asoma ibyo ribu yamwandikiye, vuga amahoro, hanura amahoro. Kuko Kigali ntabwo igira ubwenge n'ubwoba. Iyo mvuze Kigali mba mvuga guverinoma, leta ya Kigali. N'uyu mwana bashobora kumwambura ubuzima. Ni nayo mpamvu ubona yahanuye ibyo yanyomoje, ibyo yari yahanuye ubushize. Ndabyemeza, ndabishimangira ko umuinformateri wanjye ibyo yambwiye byari ukuri, ko abahanuzi ribu yatangiye kubahahamura no kubakanga. Uzongera guhanura intambara bazamufunga bamurega icyaha cyo gutera ubwoba abaturage. Mwiyumvire namwe aba bantu. Ndagira ngo noneho mwumve ubuhanuzi bwa kabiri, mwumve aho yaje kubabwira ati amahoro araganje. Yaje guhanura intsinzi, cyane bambwira ati vuga intsinzi, ati Imana yabikuyeho. Ntabibonye, ndavuga ese Imana yabikuyeho? Yesu warabivuze no mu buhanuzi bwa mbere uti Imana ishobora kubikuraho igihe habaye amasengesho. Musenyi, Imana yerekana ibintu biveho. Mbabarira umbwire wa muhanuzi we nawe ribu, ibikuyeho hari ukwiriza ubusa. U Rwanda twigeze twumva bagiye kwiriza ubusa? Hari ukuba baragiye kurarasa amajoro ku misozi? Hari ibintu igihugu cyahamagariye perezida akavuga ati, cyangwa se minisitiri w'intebe akavuga ati muhagurukire gusengera u Rwanda kubera dusabe ko ibintu bivaho? Ibyo byabayeho ryari? None se yabikuraho ite? Mwasambye ryari? Niba ari wowe wenyine Robert wagombaga kubivanaho, ntabwo wari ukeneye kujya kuri televiziyo. Wajya kwihera mu cyumba cyawe ukavuga uti mbonye ibi, warangiza ukavuga uti Mana ndakwinginze ubu buhanuzi ntibudusohorereho, bukureho kuko ndagusenze ukiriza ubusa. None se uje kuvuga ko kwiriza nako ko buvuyeho? Ni bande mwafatanyije gusenga ngo bavaneho icyo kintu, ubwo buhanuzi? Bafashe iminsi ngahe yo kwiriza ubusa? Bafashe amasaha ngahe yo gupfukama no kwiriza ubusa?
niba ari ibyo wari kwigumira n'ubu ngubu wari kwigumira mu cyumba ukavuga uti nasenze noneho byavuyeho, kuko nibaza ko ubwo bubasha bwo wenda utabufite. Ushobora kuba ufite impano yo guhanura ariko ntabwo ufite impano yo gukuraho ibyo Imana yeretse. Uramutse uyifite nta nubwo wajya no kuri televiziyo, wajya ubikorera wenyine ukavuga uti mbonye icyo ariko kivaneho. Ibi ni ibinyoma bya RIB. Reba n'aho bagiye kumuhamagarira, aho bamujyanye aravuga, ubona ko ibyo yavuze mbere n'ibyo avuga, urabona n'uburyo avuga biratandukanye. Ubu aravuga noneho, ubwa mbere yavugaga ibimurimo, ubu noneho aravuga ibyo bashaka ko avuga. Murebe iyi video kabiri maze mwibere bajije, nimwumve ibyo mvuze, mwikorere conclusion mwebwe mwenyine. Ubwo butumwa rumaze iminsi utambutse bwa ubutumwa bumeze bute, bufitiye intego, bujyanye n'iki? Ubutumwa nari maze iminsi ndi gutambutsa bwa ubutumwa bw'intambara ku Rwanda na Kongo 2023. Wari wayibonye se, wari wayeretswe? Yego. Byari bimeze gute? Tubwira uko ubwo butumwa bwari bumeze. Byari bimeze ko nari nabyeretswe nko kubona nyine umuntu areba televiziyo nyine, mbona nyine abanyarwanda benshi n'abakongomani nyine binjiye mu ntambara, kandi intambara ikomeye. Ariko nyine uyu munsi naje nzanye ubutandukanye n'ubwo nari mfite. Wazanye ubuvuguruza se? Nazanye ubuvuguruza. Kubera iki waje kwivuguruza? Ntabwo nje kwivuguruza bitewe n'uko ubwo nari navuze butari bwo, ahubwo nje kwivuguruza bitewe no gusenga kw'abantu. Uko Hezekiya ajya kugira ajya gupfa, cyangwa se inuza umuhanuzi yasaza kumuhanura ko agiye gupfa. Ntabwo byari irangiza agasenga Imana ikamubwira ko atagiye gupfa. Ntabwo byari bikwiye ko, ntabwo byari bivuze ko Yesaya yari yavangiwe, ahubwo byari bivuze yuko Hezekiya yasenze neza Imana ikamwumva ikaba yakuyeho urupfu. Rero nanjye kuba nzanye ubutumwa buvuguruza ubwo nari natanze mbere, ntibivuze yuko ubwo nari navuze mbere butari bwo, cyangwa se ubwo nari navuze mbere bwari bupfuye. Ahubwo navuze mbere bwari bwo, ahubwo ubwo nzanye ubu ngubu ni inkuru nziza bitewe n'ubwo nari nazanye mbere. Yego. Nuvuga ngo wari wazanye ubutumwa bw'intambara, none musuzanye inkuru nziza. Intambara se ibyara inkuru nziza? Ntabwo bwari inkuru nziza, nibo bana yinazanye ubutari inkuru nziza. Ariko aka kanya ubwo mfite ni inkuru nziza ku Banyarwanda ndetse n'abakongoma. Niyo mpamvu ndimo kwibaza, wari wahanuye intambara. Yego. None uyu munsi nazanye inkuru nziza. Yego. Iyo nkuru nziza imeze gute mu gihe nyine ubwo abantu bari bategereje intambara? Mu gihe ubwo ngubwo bari babutegereje rero ntibivuze yuko butari kuba, ahubwo bivuze yuko ngewe hari igihe hari amasengesho nakoze ko nanjye tayari nubwo nahanuraga ibyo ngibyo, nanjye ndi umunyarwanda, nawe uri umunyarwanda, n'uwabihanuye wese ni umunyarwanda. Nanjye ntabwo nakwishimira ko igihugu cyanjye, igihugu mvukamo, cyahura n'amakuba kandi mfite ububasha bwo kuba nasenga bikavaho. Kuko hamaze iminsi bigaragara bivugwa, sinjye njyenyine wabivuze, kandi buvuga ko nyir'urwo yapfuye si ubo bamwishe. Yego. Ariko nanone nibivuze yuko kuba nabivuze bibaye nakwishima, ahubwo bibaye ntago nakwishima. Gusa wenda naba navuze ibintu bikaba, ariko nabivuze ko nakwishima. Gusa ariko icyo navuga nuko nyine aya masaha nyine nzanye ubuza kuvuguruza ubwo nawe natanze. Yego. Haroba, noneho reka ngo umwanya utubwire uko bihagaze. Yego, murakoze cyane. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Uko ubutumwa bwanjye bumeze rero ni gutya. Narindiye ngo nari nabazaniye ubutumwa ejo bundi mbabwira ngo musenge cyane, musenge Imana ikoreye intambara. Abantu benshi nagiye mbona icyo babigiye babivugaho. Abantu benshi bamwe baravuga ngo bari barabibonye nabo, abandi bavuga ibintu byinshi bitandukanye. Ariko aya masaha nje kubabwira ngo muhumure kubwo gusenga kwanyu, muhumure kubwo gusenga. Imana yitamburiye kandi Imana yigaragaje. Yanasenze rero Imana irambwira ngo muhumure, Imana ikweye intambara. Intambara yari kuzaba 2023 muri uku kwezi kwa gatatu tugiye kwinjiramo, ariko Imana irambwira ngo muhumure gusenga kwanyu kumvishwe. Imana irambwira ngo Abanyarwanda Imana izanye amahoro, kandi Abanyarwanda Imana ije gutanga iki? Amahoro. Imana ije gutanga amahirwe ya kabiri. Kandi ikintu nabwira abantu, buriya amahirwe ya kabiri abatandukanye n'aya mbere. Hari igihe wakwita ko amahirwe, hari igihe wapfusha amahirwe ya kabiri ubusa, ariko buriya amahirwe ya kabiri ntajya agaruka.
icyo nababwira ngo rero nimusenge muhamagare Imana, mushime Imana, mwegere Imana, mukorere Imana, Imana izabatabara kandi Imana izabahemba. Iyo ntambara rero uko nari nabibonye, nari nabonye nyine abanyarwanda benshi bapfa n'abakongomani baba bari mu ntambara, ariko Imana yambwira ngo ibyo ngibyo byaravuzwe byari bunabe, ariko Imana yambwira ngo muhumure, Imana yo mu ijuru yakoye intambara, muhumure nta ntambara ihari, muhumure Imana iri kumwe namwe, muhumure kandi Imana ivuga bikabategeka bigakomera iri kumwe namwe. Bakunzi namwe nshuti za East African Daily, ndibaza ko nk'uko nabibasabye, nk'uko nanjye kandi nari nabyizeye, ndibaza ko atari igihe amaso yanjye atariyo yonyine atabona. Niba yanjye atabona, ubwo namwe ayanyu yenda ahari namwe ntiyabibonye cyangwa se ntabona, kuko aya mavideo ntabwo hari mu icyumweru hagati y'imwe n'iyindi. Reka rero mbasezereho, mbifurize kugira ibihe byiza aho muri hose. Turi kumwe ejo live mu masaha nzayabakominika ku manywa. Hari indi video nifuza ko muzareba mbere yuko tujya live. Mwari haryana bagiye kuryama, mugire igitondo cyiza aho bukeye na hejo.